ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Wayibabwiye kari byo mwahamagariwe. Kari byo bakwanditse muri comment se ko tuzabasubiza. Itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Kandekerera Yesirika nongere mbaye ikaze mwe mwese mukurikiye ibyubu official TV. Uyu ni wa mwanya tugiye kujya tubagezaho nyine ibintu biri mu ijambo ry'Imana byakozwe n'abakozi b'Imana bitangaje ariko tudakwiye gutangarira ahubwo dukwiye gukuraho isomo tukaryigishanya. Kuko hano tuba duhari ngo twigishanye. Uri umuhanga abandi n'abahanga ariko nge ndi umunyeshuri. Nge ndizabaye Christian cyangwa Mesha w'u Rwanda Tenacious Spirit n'amazina yanjye. Hano murabona ko tubafitiye umuntu uri imbere araje abibwire abisobanurire anadusengere tubone gutangira twinjira mu kiganiro cyacu. Ni karibu. Wakoze cyane. Reka tubanze dusenge Imana. Yego. Turatamwiza turagushimye. Wakoze kubw'uyu mwanya uduhaye kandi tugushimye mwami abakurikirana icano bose reka bahabwe umugisha nawe. Iyo tugiye kuganira n'abari twebwe dushoboze ubwenge mwami bwawe aba ari bwo bugaragara umwana w'umuntu uri mu izina rya Yesu turizeye. Amen. Amen. Njyewe rero nkuko warumpaye ikaze kanyemera ko ndanibwira abadukurikiranye Yego. Pastor Gide Nsabimana. Nshimye Imana ko uyu munsi nabaye kare kwica no kugira ngo tuganire. Murakoze. Natwe dushimye Imana ko watwemereye ko tuganira ku ngingo tugiye kuganiraho. Yego. Muri iyi minsi pastor ariko mwari muri aho. Turashima Imana iraturinze ntacyo twishinja pe. Umurimo w'Imana urakomeje. Umurimo w'Imana urakomeje abakizwa barakizwa. Yego. Bariyongera umunsi ku munsi kubera n'abarimbuka bararimbuka. Dukomeza dushimira n'abantu bakanze subscribe ku byubu official TV babwira ngo Imana ibahe umugisha kandi mujye mukomeza mukande subscribe mukande share like muyikandeho mushyire muri comment muvuge ngo turi kubumva. Ni inkunga baba ni inkunga ikomeye cyane. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Badakunda no gutanga. Badakunda gutanga inkunga. Ariko iwe yakumva ko ibyo bikomeye kuba yabigukorera. Nari bazafungure nanjye nzajye mbaha inkunga niba bumva ko bikomeye. Ariko niyo bikoze Imana iguha umugisha kuko njye mba numva ko nteye inkunga nubwo we wumva ko nta nkunga unteye. Abo bantu bose bafasha abandi tubasabye umugisha. Muhabwe umugisha n'Imana. Pastor aradusabiye umugisha. Mpamvu nanjye nisizemo nanjye harabo njya mfasha. Bane bamugisha bagiye kubikora bagiye gufata ikiganiro cyacu dukoranye bakagisangiza bagenzi babo kubera ubutumwa bakuyemo umva icyo byabafasha bagenzi babo. Imana bamugisha. Hari umuntu uri bumve kino kiganiro ari ubwa mbere ageze hano. Uwo nguwo Imana imuhe umugisha kandi azirikane kuhakuma yakanda subscribe hahita haza n'akazogera agakandaho. Ako kazogera gasobanuye ngo buri kiganiro cyose muzajya musohora kijye kingeraho. Nicyo bivuga. Ubwo babyumvise cyane. Babyumvise. Kandi n'abanyeshuri beza uko bari. Okay. Hano mfite Bibiliya yera. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Inguko mu mutima utera imbaraga. Ni byinshi cyane. Ibyo nibyo nabashije kwiga byonyine. Ariko mfite hano narambuye Bibiliya mu gitabo cya Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona. Mu bice byaho bitatu. Ndaza kukubaza ikibazo cyanjye gishingiye ku murongo wa 4 uwa 10 mu bice bitatu mu gitabo cy'umuhanuzi Yona ibice bitatu ku murongo wa 4 nze kuhava njye ku murongo wa 10 inze kuhava njye ku bice 4 inge ku murongo waho wa mbere n'uwa 2 ubundi twiganirire duca kabogi. Yego. Yona ibice bitatu ku murongo waho wa 4 haravuga ngo Yona atangira kujya mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe
ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Ku murongo wa 10, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Tugeze ku bice byaho 4 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Ku murongo wa 1 aragira ati ariko ibyo bibabaza Yona. Yona utararemye umuntu. Ariko utararemye umuntu ntibyanditse. Ku murongo wa 1 aranditse ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara. Ku murongo wa 2 asenga Uwiteka ati Uwiteka, sicyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Reka ndekerera aho ngaho. Ubundi iri jambo ryumvikanye. Uyu ni umuntu umwe mu bantu amagana. Imana yitegereje aravuga ngo reka ngutume imuha ubutumwa bwo kujya kuburira abantu b'Imana. Ko ndi kuvuga ibintu, ubundi ibintu ndi kuvuga ni ibyawe. Oya bivuge nawe ariko icyo nibaza pastor, ikibazo cya mbere kiri hano kuri uyu murongo wa 4. Bibiliya iratubwira ngo hano ngo ni umudugudu ngo wagendamo urugendo rw'iminsi 3 kuzamuka. Ariko ngo Yona ngo yahagenze umunsi umwe. Yarafite ishyaka. Ego. Agenda avuga ijambo rimwe. Nabyo kuvuga ngo mwihane mugire muti. Hasigaje iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Kubera iki pastor? Ikibazo cya mbere nibaza kuki Yona yagendaga avuga ko hagomba kurimbuka. Icyo navuga ko umuntu w'Imana ari we baduhayeho izina rye Yona. Yego. Icyo twavugaho ni iki ngiki. Urumva mu by'ukuri Yona nubwo yatanze ubutumwa, ntabwo ari ubutumwa bwe. Yego. Ni ubutumwa yari yahawe kugira ngo abushyikirize abo bantu. Yego. Batuye aho hantu. Yego. Ndetse nk'uko babivuze ashyiramo n'ishyaka ryinshi, imbaraga nyinshi. Niba koko aho hantu hagomba gukoreshwa iminsi 3 yose, we aravuga ati rwose kubera ubutumwa uburyo bukomeye bushishikaje ndagomba kubuvuga umunsi umwe. Nkaba narangije umudugudu wose gutambutsa message. Yego. Nicyo ngicyo Yona kigaragaramo yari afite ishyaka. None ishyaka ryiyongera ngo Nineve hakarimbuka. Ariko impamvu nyine ubwo iryo shyaka ryari murimo nawe hari icyo ngiye mbibonamo. Yego. Ni iki ngiki. Nuko aha hantu bakoraga ibintu bitamunejeje. Yona we ntibyamushimishije. Yego. Navuga ko bari abantu batagonda ijosi. Abantu badashobotse. Bari baramuzengereje muri make. None se pastor, niba umwana wanjye akoze ikosa rikakubabaza, ukwiriye kubona ko igihano cye ari urupfu umwana wanjye? Ariko ntabwo ariko byagakwiriye kugenda. Ariko we ni ubutumwa yari yahawe n'Imana. Agenda abwira abo bantu. Ariko buri Imana ijya gutanga buriya butumwa ibuha uyu Yona yari izi ko abo bantu nibumva ubwo butumwa bari buhindure intekerezo zabo bakajya mu murongo Imana ibashakamo. Kuko umugambi w'Imana kuri twebwe uhora ari mwiza. Ntabwo igambira ikibi kuri twebwe. Yego. Ariko rimwe na rimwe tubyumvise twebwe abantu ntabwo dushaka kugenda mu murongo Imana ishaka gukemuramo ibibazo. Oya. Rimwe na rimwe hazamo akamuntu, hazamo imbaraga za muntu, ubwenge bwihimura niyo ravuga. Barimbuke. Abanyabyaha barimbuke. Ibyo ari ukuntu njya kubihuza. Nuko rimwe na rimwe ugasanga nk'umuntu ni umurozi, nibyo yinjiye mu rusengero aho kugira ngo basenge Imana imukureho ibyo bintu ibimukize,
ahubwo bakajya kurwana nawe baterura bamusohora. Mu by'ukuri izo ni imbaraga z'iki z'umubiri, izo nizo tujyana mu kiyede. Niko ndi kumva nabihuza nabyo. Ese urumva ibyo bintu bihurira, hari ahantu bihurira nubwo naba nsa nk'utambukiye? Hari ikintu rimwe na rimwe kijya kitubaho mu nsengero, reka mbivuge gutyo, hari igihe hajya habamo weakness. Yego. Ku bakozi b'Imana, nivuga abakozi b'Imana buri bose bafite departement babarizwamo, n'abicaye baje gusenga. ngo buriya mu nzu y'Imana hari abantu bahamagariwe kuba abarinzi. Yego. Abarinzi niba abantu twateranye, hari abantu bagomba kuturindira iki? Umutekano. Abo rero iyo batasenze, iyo batizeye imbaraga abafite, bashobora gukora amakosa burya n'abantu bakora amakosa nk'ayo ngayo wari uvuze. Umuntu yakwinjira kubera ko batizeye, bumva ko yinjiranye ibishobora kuba byatuma iteraniro ry'aho ngaho rigira ikibazo, bakaba bajya no mu ngumi. Ngumi kwa ngumi. Urumva kugira ngo bajye gute, wumva bo babikoze atari umutima mubi, reka mbivuge gutyo, babikoze kubw'ishyaka. Yego. Babikoze kubwo kumva ko barimo baratanga uburinzi ku bantu bari aho ngaho, ariko babikoze bumva ko barimo barashimwa n'Imana. Ni bya ndi Petero yakoze baje gufata Yesu. We yirwanira ishyaka rya kamere yiwe, azi ko ari kurwana kamere ishyaka ry'Imana. Yesu abona ko hano bantu ubwo baje gutwara umwami wanjye, inga nze mwereke ubwo twabakuye rero no mu rusengero abo bantu barimo ba Petero batarahinduka, bazi ko ibintu nyine bikemuka mu mubiri. Hari ibibazo bidakemukira mu mubiri, bisaba kubikemura mu buryo bw'umwuka. Nk'uko bivuze, niba umuntu aje ari umurwayi mu rusengero, hari ikibazo afite, mu by'ukuri igisubizo ntabwo ari kumusora hanze. Wabona ari Imana imusunitse kugira ngo imuhe agakiza, aho kuba umugize amahirwe akahinjira. Ahubwo ni igitangaza gikomeye kuri mwebwe. Ahubwo mwakagombye guserebura mukavuga ngo Imana ishimwe, ahubwo mukaba concentre musengera uwo muntu kugira ngo ibyari bimuriho bibashe kujya gute kumuvaho. Kandi abo bantu barezi bajya bajya mu nsengero, ibyo bimufata kamwohereza mu materaniro runaka, kumva bahimbaza, kumva yakwinjiramo, bijya bibaho. Reka twikomereze, dukomeze hano muri Yona kuri wa murongo wacu wa 10. Yona rero amaze kubwira abantu uti iminsi 40 nishira abantu muzapfa. Iminsi 40 ngo umunsi wa mbere yatambutsemo ngo abaturage ngo bumvise za nkuru, bumvise amagambo yo ari kugenda avuga, bakumva ari kubaciraho iteka. Hari abantu bakora ibyaha, wowe ujye umbwira hari ukuntu umuntu akora ibyaha atabigambiriye abyisanzemo. Ntekereza ko ari uko wenda byari bimeze, cyangwa se baranabigambiriye. Buriya iyo dukora ibyaha, abantu iyo bakora ibyaha muri rusange, izo kategori zose zibaho. Hari umuntu uri gukora ibyaha uyu munsi kubera ko atigeze yigishwa. Yego. Yaravutse abyisangamo, abikuriramo, yumva ubuzima n'ubwo ngubwo. Ariko hari no kubikora yarize, yego, ahubwo agahitamo akumva nibyo bigize bite bimuryoheye. Yego, bigahora bimukurura. Izo kategori zose ziba zigiye ziteze. Hari n'ubikora kubera ko bimugwiririye, yego, akumva agize n'ipfumwe n'ikimwaro kuba akoze iki, yacitswa gukora iki icyo kintu, akaba yabikora nihishe. Ariko n'uwamaze kuba niba nabyita ruharwa, ubikora ku mugaragaro rwose ntacyo bigize bite bimubwiye. Izo kategori zose zibamo rero mu bantu. Nimamya ko naho hantu izo kategori zose zari zihari. Ku murongo rero waho wa 10 haravuze ngo turacyari mu bice bitatu. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yabageneye ntiyabibateza. Aho umuntu ndabukunze cyane. Aho rero no kagaragaza ubumana. Naho hagaragaza urukundo Imana igize gute ikunda abantu bayo. Ikunda. Reka Yona arakare n'umugihe. Hano hano Imana yaramusebye. Gute? Gute.
Imana yaramubwiye ngo mu minsi 40 ndaharimbura. Urumva? Keretse ahubwo niba wenda Imana yaramubwiye ngo genda babwire ko nibatihana mu minsi 40 nzaharimbura, wagakata message akajya avuga ngo Imana izaharimbura mu minsi 40. Ariko niba wenda nuko abantu babitwara ukundi, message y'Imana kuri Yona yagombaga kubwira bano bantu, ariko intego nyamukuru ari kugira ngo bano bantu bagiye gute bahinduke. Ariko koko yaragiye kubaburira, ntabwo Imana ntabwo yagiye guciteka ko nta muntu Imana ashobora guhamagara imuhe kuba umucamanza, ako n'akazi kayo. Urumva? Iyo impamvu iduha ubutumwa runaka hanurira abantu banjye nuko igira ngo abantu bayo bagire gute bumve ibyo Imana ibaburira, bagira ibyo bareka cyangwa se bagira ibyo bajya gute bakora kugira ngo barusheho kubana neza nayo cyangwa se bazabane neza nayo. Rero uyu nguyu ashobora kuba yarabyumvise akabyumva mu yindi sansi, akabyumva mu wundi murongo, akaba yatwara ubutumwa uko butari 100%. Nta nahatandukaniye n'abantu bamwe na bamwe rega b'iyi minsi, harimo n'abandi bateba biri minsi abo se bahabura. Urumva Imana ishobora kunyereka, urumva kanikire mu cyiciro cy'abahanuzi, mwereka wenda wakoze impanuka cyangwa undi muntu yakoze impanuka, noneho nkaza ngakubwira ngo Imana igiye kuguteza iki impanuka. No kuvuga ngo ntago Imana yambwiye ko igiye kuguteza impanuka, ahubwo njyewe nabonye wakoze impanuka. Ntekereza ko ariko Yona yatanze ubutumwa. Simuciye mu ijambo, ariko nukuvuga ngo kubera iki Imana yabikweretse ubundi? Kubera iki? Banza ushyiraho akabazo. Kubera iki Imana inyeretse ibintu bya Kristiya? Yego. Kubera iki inyeretse ibintu bya pasiteri? No kugira ngo mu by'ukuri wowe ugire ikintu ukora kugira ngo wa mugambi nakwita ko utari mwiza we gusohora. Urugero rwiza ubundi ni urwa Aburahamu. Imana yaramubwiye iti ngiye kurimbura Sodoma na Gomora, kare. Aburahamu urugero rwiza cyane. Kare. Ariko urumva ati si Imana uzafata abantu beza barimo ubarimburane n'ababi. Ati ahereye ku mubare uri hejuru agenda amanuka, ariko igitangaje n'ubundi wa mubare wo hasi byarangiye utabonetse, nta hantu hararimbuka. Nuko byagenze, yagendaga amanuka 10, usanga intungane 40 uzabarimbura. Ati nisanga abo bantu nzagira abo ngabo. Rero rimwe na rimwe igihe natwe abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana tugwa mu gishuko, reka nyite igishuko cyo kuba twanezezwa nuko abanyabyaha bakagombye kuba bajya gute bakubita. Ntabwo ari umugambi w'Imana, iyo ni kamere yacu, ahubwo umugambi w'Imana ari nawo wakagombye kuba umugambi wacu. Niba boss wacu ari Imana, nuko abantu bajya gute bahinduka bakava mu byaha, yego bakava mu makosa runaka, bakava muri bya bindi byose byazatuma bahura n'ibibazo. Umugambi w'Imana rero nawe umukozi w'Imana, niba ukoreshwa n'Imana koko dusenga Imana umuremyi w'isi n'ijuru, wagombye kuba uri mu uwo mwuga kuvuga ngo ubabazwe n'abantu bakora ibyaha, ubasengere kugira ngo bajye gute bareke iyo nzira. Niyo misi Imana yaduhamagariye gute, nubwo tutabishobora ariko n'ibyo twongeye kuba dukora. Imana rero ibitengushye Yona iramutenguha kuko Yona nyine niko yabyumvise, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko umugambi wayo wawe kugira ngo abantu nibamara kumva iyo message, yego bagira ibyo bahindura. Mu by'ukuri ku Mana Yona yabaye igikoresho kizima, ariko Yona we ku Mana ntabwo Imana yakoze ibyo Yona yashakaga. Oya nawe yarakoze kuko iyo atavuga buriya butumwa ngo ashyiremo n'imbaraga, ntabwo abantu bajyaga kubona ko ibintu biri seriye. Nyine nanjye ibyo ndi kukubwira ku Mana Yona yabaye igikoresho kizima no kubana ariko noneho we Imana ntabwo yakoze ibihura n'ibyo kamere ye yashakaga. Nyine nk'umuntu hariya niho bita bigaragariza weakness y'umuntu. We yumvaga uko
abyumva muri we ariko byagenda 100%. Bitandukanye n'umugambi Imana yagize gute yari ifitiye abantu bayo. Rero buriya byabare kuri Yona birigisha n'uyu munsi wa none. Buriya n'ubutumwa bwabaye muri kiya kinyejana cyo gihe. Ariko burashushanya ibyo turi muri uyu munsi. Hari umuntu ushobora gukora nka Yona. Akaba yakora nka Yona akaba yababazwa nuko Imana yagiriye neza umunyabyaha runaka kandi ari abantu bagisufura kandi bitwa n'Imana. Ubundi rero aho ruzingiye ni ku mu bice 4 ku murongo wa 1 n'uwa 2 barangije bisubiyeho bari abantu. Hano abantu bamaze kwihana cyane. Imana ishima no kwihana kwabo, irabishima irabababarira cyane. Ku bice byaho 4 umurongo wa 1 aravuze ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. Umurongo wa 2 ngo asenga Uwiteka ati asenga Uwiteka ati Uwiteka sicyo navugaga nyiri iwacu, nicyo cyatumye nshoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Ariko icyo nkundiye uyu mugabo ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo nubwo arakaye ababaye ariko agize gute arisubije. Impamvu yisubije ni iyi ngiyi, we arakajwe nuko Imana igiye kubabarira bano bantu ikakuraho ikigeragezo yagombaga kubateza, kubera ko ba bantu bumvise ubutumwa barangije bajya mu murongo mwiza wo kubabazwa n'amakosa yabo, barihana. Imana irabasubije ikuyeho cya gihano yagombaga kubateza. Undi noneho ababajwe nuko acitse amazi kabyite gutya. Nyine Imana imucishije amazi. Uzi kubona ukata muri mudugudu wose uvuga ngo hazarimbuka ntiharimbuke. Ariko nubwo bimubabaje hari igisubizo yahise yiha cyiza, avuze ngo narisanzwe nzi ko uri Imana itinda kurakara, yego yihutira kubabarira, uri inyembabazi, yibuza kugira nabi. Ibyo rero mbere yo kurakara na mbere yo gutwara ya message ngo nicyo cyatumye ahungira i Tarushishi, ngo nibyo ngibyo ibyo bintu yarayize nibyo cyatumye ahungira i Tarushishi. Ikintu mbona ko uyu mugabo hari aho yagize intege nkeya, ariko kugira intege nkeya buriya byagira ngo natwe twigishe ko mu by'ukuri twagombye guhagarara mu mugambi mwiza Imana ishaka ku bantu bayo. Umugambi rero w'Imana ni uko abantu bagirira impuhwe. Imana igirira abantu impuhwe, ntabwo yaremye abantu kugira ngo barimbuke. Ntabwo yaremye abantu kugira ngo bahure n'ibibazo kubera ko bakoze nabi nanjye ndabakubita. Bibaye rero ibyo ngibyo nta muntu n'umwe wagombye kuba uri mu isi. Ubu kuba twarashize. Ni iyihe nama twaha aba ba Yona n'abatari aba ba Yona batekereza kuzaba nka ba Yona? Kuko ushobora kuvuga ngo Yona ukagira ngo nuko ari umuhanuzi, nuko ari pasiteri, nuko ari umuririmbyi, ariko hari na Yona w'umuntu usanzwe usenga nawe n'usanzwe atanasenga. Muri rusange ubutumwa bukomeye burimo muri iri jambo ry'Imana mwaduhitiyemo uyu munsi ni ugukunda bagenzi bacu. Buriya niho ruzingiye. Kuko ngo ko Yona yaza kuba afite urukundo, yaza kuba yarakunze bano bantu, ntabwo yari bushimishwe nuko bano bantu bajya gute barimbuka. Nta nubwo yari bubabazwa nuko Imana ibabarira. Noneho bamaze kubabarirwa yagombaga guserebura akishima, akavuga ati Imana ushimwe kubabariye iki bano bantu, kubera ko bafitiye iki urukundo. Urumva buriya kintu mbona gikomeye muri iri jambo, urukundo rwabaye rukeya. Ikindi kintu gikomeye twakwigira muri iri jambo ni iki ngiki, gusobanukirwa imikorere y'Imana, imiterere y'Imana, ibyo tukabimenya. Ese Imana irangwa n'iki, idufiteho uwe mugambi? Icyo wagisobanukiwe ntabwo wababazwa n'ibyo Imana yagize gute n'uburyo yakemuye ibibazo runaka. Ntabwo byakubabaza, ntabwo byakujyana kure, ahubwo bavuga ngo Mana ushimwe kuko wabikemuye mu murongo ugize gute
usobanutse, umurongo wabonaga yuko uko bigomba kujya gute kugenda. Kuko Imana ari izi igikwiye cyane. Buriya urukundo tugomba gukunda abandi ahubwo tukababazwa nuko bari kurimbuka. Buriya kubasenga cyane, reka maze kuvuga kubasenga. Buriya abasenga hari inshingano turi kwiyaka zimwe na zimwe zo gusengera abandi. natwe biri buriya kubona abantu benshi barimo bakora amasikandari hano hanze, ibyaha byarabaye byinshi byaragwiriye, buriya natwe abasenga hari uruhare rwacu. buriya ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana mumeze nk'abihugiyeho. Urebye muri iyi minsi ya none ntabwo nabyemeza, ariko nanone ntabwo nabihakana. Si umuvuduko wo gukorera ifaranga. Akenshi ubona ko abantu benshi bihugiyeho rimwe na rimwe inshingano zabo. Ubwo nimvuga gutyo kwivugira abanyamasengesho, ku buryo dufite imihamagaro itandukanye mu nzu y'Imana. Ugasanga umuntu ari kwisengera, arasengera ibye, arasengera abo mu itorero be gusa, noneho mu by'ukuri akibagiza yuko na sosiyete na community imukikije yahamagariwe kugira ngo asengere abo bantu, babe babaye mu mahoro ndetse bashimwa n'Imana. Rero ahubwo Imana itubabarire tugaruke mu murongo w'icyo twahamagariwe, w'icyo Imana twifuza ko abantu benshi twaberera imbuto bakabasha kuba mu murongo mwiza kurenza uko twe twazanezezwa n'uko bari abantu barimbutse. Buriya rega njye niba ndishima yuko mugenzi wanjye yahuye n'ikibazo, yaguye mu cyaha runaka, buriya afite ikibazo gikomeye kandi yifitanye n'Imana. Nanjye urumuriho uyu munsi, ejo rundiho. Hari umuririmbyi wo gushimisha Imana avuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Nkubanga ibyo nyine ni bya bindi kamere yacu iba yishakiye. Buriya ubundi niba mugenzi wawe yaguye mu ikosa, wagombye ubundi kumubabarira, kuko icya mbere cyo yabuze amahoro. Icya mbere cyo niba yabuze amahoro arakora amakosa menshi arenze n'ibyo yakoze. Rero umukunda, uzamukunda gute? Ntabwo uzifatanya nawe mu makosa ye, mu byaha arimo, ahubwo umusengere, umubohoze kugira ngo mu by'ukuri yongere asubire mu murongo. Kuko uwo ngo ni umusengera, nawe niwagera mu kibazo runaka uzabona abandi bagusengera. Ibyiza rero dukora dufasha abandi, nubwo abo bantu batadusubiza, aba aribo badufasha, aba aribo batugira neza, ariko Imana ikorera mu bandi bakabasha kutugirira neza. Numva ari icyo navuga. Mu by'ukuri tukishimira ko mugenzi wacu yahuye n'ikibazo, si n'icyaha gusa cyayahuye n'ibihombo runaka, yahuye n'ibigeragezo runaka, ahubwo mu by'ukuri wumve, ese wibaze ngo ahari abaye ari njyewe wahageze, wahavuye, byagendekera gute? Ibyo rero bizatuma mu by'ukuri turushaho kuzamura urukundo, dukunda Imana ndetse dukunda na bagenzi bacu. N'abigishwa ba Yesu bigeze kumubaza ngo itegeko riruta ayandi ni irihe? Yasobanuye ikintu gikomeye, yabwiye ngo amategeko yose akubiye, navuga ko ari nko mu mategeko abiri. Ukunde Imana, ukundisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe, mbega ibyawe byose ubikundisha iki? Imana. Ariko nanone ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Yego. Pastor ndagushimiye. Yego. Kandi turagushimiye. Murakoze, ndanjye ndabashimiye. Yego. Mwamaye umwanya mukandika n'amatwi. Ahubwo kano kantu reka kajye gahoraho. Nimwantumira n'ubutaha. Bantu ba Ibyubu Official TV, iyi niyo tugiye gukomeza kuyiteka, namwe mukomeze kuyirya. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri Ibyubu Official TV, kandi usharinga ikiganiro kuri bagenzi bawe, ukande like, share, ushyiremo comment. Nurangiza ujye unatubwira ngo ariko mujye munatubwira ko hari ibintu tubona muri iyi si bimeze gutya na gutya. Pastor uturi imbere ajya asobanura n'inzozi, nujya urose inzozi zikagucanga, zamuka ku Ibyubu Official TV, nurangiza wandikemo ngo ko narose gutya, mwansobanuriye inzozi. Biroroshye, ariko ufite na telefone.
ndayifite. wayibabwiye se kari ibyo mwahamagariwe bakwanditse muri comment se ko tuzabasubiza. Muzandike muri comment bazabasubiza. Abazandike muri comment tuzabasubiza. Murebe muri description y'ikiganiro harimo nimero Abazandike muri comment tuzabasubiza. Imana ibahe umugisha. Bakoze cyane.